nibwo bazatungurwa. Ndashaka kubibutsa nshuti kugaruka k'Umwami kuzaba mu gihe abantu benshi bagatekereza, ubwo bazaba bavuga bati nta kibi kiriho, bazaba barya banywa ndetse banashyingira, bazaba badamaraye nibwo bazatungurwa. Benshi bazashaka kwihana bitagishoboka, bazashaka aho bahungira ariko ntibazahabona, bazatungurwa n'ubwo bakumva bakeresheje agakiza, bazashaka urupfu ariko ntibazarubona. Benshi bazashaka kwihana bitagishoboka, bazashaka aho bahungira ariko ntibazahabona, bazatungurwa n'ubwo bakumva bakeresheje agakiza, bazashaka urupfu ariko ntibazarubona. Ibyo birabayobera, mu gihe cy'intumwa bakeresheje iby'agakiza, mu gihe turimo niko byahozeho, mu gihe cya Nowa banze kumvira Imana barapfa, Umwami Yesu aje ibyo birabayobera, mu gihe cy'intumwa bakeresheje iby'agakiza, mu gihe turimo niko byahozeho, niko byahozeho byokeje umuserebanya, muzabimenya neza itorero rimaze gutaha, ibyo tuvuga ubu nibwo muzabiha agaciro. Benshi bazafata ibitabo batangire gusoma, nibwo byahozeho byokeje umuserebanya, muzabimenya neza itorero rimaze gutaha, ibyo tuvuga ubu nibwo muzabiha agaciro. Benshi bazafata ibitabo batangire gusoma. Bamugira inama nziza wihane bigishoboka, utazavuga aya magambo utiyomimenya, ugasigara mu isi utegereje kurimbuka, umujinya w'Imana w'imaze uzarya abanzi b'Imana. Bamugira inama nziza wihane bigishoboka, utazavuga aya magambo utiyomimenya, ugasigara mu